Passionis News. Ndabasuhuje kandi gukomeza kubifuriza kugubwa neza aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye, yaba bari mu Rwanda cyangwa se abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda babasha kumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda, cyangwa se habwo harimo n'abarundi, abantu bose bashobora kutwumva. Rero reka mbifurize amahoro y'Imana kandi mukomeze kuryoherwa n'iminsi mikuru, dore ko iminsi mikuru mwavuyeho hasigaye kurya ubunani umwaka tukawusoza. Nizera ko rero mufite ingamba nziza kandi nyinshi, kandi mwiteguye kwakira undi mwaka, ubuzima bugakomeza neza nta kibazo. Rero narinje uyu mwanya, urabona ko muri entertainment yacu uyu mwaka 2023 abantu barakoze, abastari bacu bakoze ibikorwa bitandukanye. Uyu munsi rero nifuje ko twaganira kuri album nziza zakozwe muri uno mwaka. Abahanzi bacu basohoye album zitandukanye ari benshi pe, ni benshi, ariko reka turebe ngo album zabaye nziza zabuhize izindi se, umva ko nyine uvuga ati iyi album byose yarakunzwe mu bigaragara. Ubwo rero nibyo rero tugiye kureba. Ngewe ni Passionis News nk'ibisanzwe, tuzajya dukomeza mu makuru yatandukanye y'ibyamamare ndetse n'ibindi biganiro turimo turabategurira tuzabagezaho mu minsi iri imbere. Rero mbifurije kugubwa neza, reka dutangire turebe album zacu zabaye nziza. Umuhanzi Bosco Kwizera ni umuhanzi uzwi ku izina cyangwa se yamamaye mu buryo bwa star, yamamaye nka Juno KIZIGENZA. Habwo hari abatari babizi ariko yitwa Juno KIZIGENZA. Rero yasohoye album nziza muri uno mwaka, album yise Yaraje. Ni album yasohoye ku itariki 15 z'ukwa gatandatu. Album yari ubona ko nyine yari nziza, ifite indirimbo 17 nizo ziyigize. Na album rero ya mbere y'uyu muhanzi kuva aho yaje muri music. Juno KIZIGENZA rwose waje muri music kuva aho yari yaje muri music nyarwanda, cyangwa se mu buryo nyine mu muziki mu buryo bwa business. Iyi niyo album ye yakoze bwa mbere, yiswe rero Yaraje. Ikindi twamenya kuri ino album, na album yakoze ariko afatanyije n'abandi bahanzi. Hari abahanzi bayikozeho, mbese bakoranye indirimbo. Harimo rero uwo tuzi nka Riderman afite indirimbo na Juno kuri ino album, King James, Bulldog ndetse Knowless Butera bakoranye indirimbo yitwa Umugisha. Ni indirimbo nziza cyane, ndetse na Bruce Melody nawe bakoranye indirimbo kuri no album. Rero ni album iri muri album nziza zabaye za mbere, ikaba ariyo ubona ko ibanza iyo tugiye no gusura ku bantu bagiye bakora ibiganiro cyangwa se bandika kuri zino album. Iyi album nibanza mu binyamakuru bitandukanye byagiye byandika. Ugiye nko kureba kuri The New Times usanga bari batondeka nyine album nziza zo muri uno mwaka 2023. Album Yaraje nibanza, byumvikane ko nyine ari album nziza yo muri uno mwaka 2023 dusoje. Musomandera ni album twavuga ko ije ku mwanya wa kabiri. Album yakozwe n'umuhanzi Ruti Joel yasohoye album ku itariki 18 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa 2023 turimo turasoza. Urumva ko ni mu gihe umwaka warimo uratangira. Ni album rero ikozwe mu buryo bwa gakondo, dore ko na Ruti Joel aririmba mu njyana ya gakondo. Ruti Joel rero yinjiye mu muziki nyarwanda, cyangwa se yinjiye mu muziki mu buryo bwa business mu mwaka wa 2012. Mu mwaka wa 2012 yinjiriye muri group yari igizwe n'abahanzi bakoraga gakondo, irimo Jules Sentore
ndetse yanatozwaga na intore Masamba, utabizi ko yatoje abantu benshi. Rero niho yinjiriye atozwa n'abo ngabo, ubundi aza kuvamo umuhanzi mwiza rwose. Kuri ubu ngubu ni umuhanzi ukunzwe mu mbyino ya gakondo, kuko mu minsi ishize nabwo yari afite igitaramo cyitabiriwe rwose cyabaye cyiza. Iyi alubumu izina ryayo yaryitiriye ni izina rya mama we, yayitiriye izina rya mama wiwe, risobanuye ko ari urukundo rwuzuye, pure love. Niko ni mu magambo yavuze nyuma yuko asohora ino alubumu. Anavuga ko nyine yafashe igihe kinini kugira ngo ayitegure, arayitondera, bityo alubumu isohoka ari alubumu nziza kandi abantu barayikunze. Rero ni alubumu igizwe n'indirimbo nka Cunda, Nyambo, Kwa Gasabo, Amariza, Akadege ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Ni indirimbo zikoze ino alubumu. Indi alubumu yakozwe yabaye nziza mu mwaka wa 2023 ni alubumu y'umuhanzi Ish Kevin yakoze alubumu nziza iri mu njyana ya rap. Ni alubumu rero yiswe Blood, Sweat and Tears. Ni alubumu igizwe n'abahanzi, mbese yafatanyije n'abahanzi batandukanye, harimo aba Nigeria ndetse n'abanyarwanda. Abanyarwanda tubonamo nka Igor Mabano, umuhanzi Shemi urimo urazamuka ariko ubona ko bimaze gukunda. Ndetse ni alubumu nyine yasohotse muri September. Ni alubumu yasohotse muri September, mbona ko nyine ni alubumu nziza kandi yakunzwe, iri mu njyana ya rap. Ni rero iri muri alubumu zabaye nziza muri uyu mwaka zakozwe. Rumuri ni alubumu ya Aline Sano. Ni alubumu nayo iri mu myanya ya mbere ya alubumu zabaye nziza muri uno mwaka. Rumuri rero igizwe n'indirimbo 13, harimo Inshuti, Mariya, Bohoka n'izindi nyinshi. Tuzi ko ari indirimbo nyine nziza. Alubumu rero Rumuri, Aline Sano yavuze ko nyine ni alubumu isobanuye umucyo, mbese ko nyine ari umucyo wamumurikiye muri talent yiwe, akaba ageze ku rwego ariho uyu munsi. Tuzi ko ari umuhanzi ukomeye muri music nyarwanda, umaze gutera indi ntambwe ishimishije. Rero ni alubumu yakoze kandi yabaye nziza. Tuvuga ko yabaye nziza muri uno mwaka muri alubumu zakozwe. Nyuma y'imyaka itatu umuhanzi Bwiza aje mu muziki, akoze umuziki mu buryo bwa business cyangwa se abaye umunyamuziki, yashyize hanze alubumu yise My Dream. Ni alubumu rero yabaye nziza cyane. Ni alubumu yakoze iriho n'abahanzi bafatanyije mu gukora indirimbo nka Niyo Bosco, Double J ndetse n'abandi. Ni alubumu rero igizwe n'indirimbo zitandukanye, harimo Call Me, Mutima ndetse n'izindi ndirimbo zitandukanye. Ndetse twavuga ko ni alubumu yamuhesheje amahirwe, yatumye cyangwa se kuba yarasohoye na alubumu ndetse n'indirimbo. Tuzi ko ni umuhanzi wakoze cyane rwose, umwe mu bakobwa b'abanyamuziki mu Rwanda bakoze cyane, hamwe na Aline Sano. Rero Bwiza, iyi alubumu yiwe ndetse n'ibindi bihangano yakoze, twavuga ko byamuhesheje amahirwe yo kuba yarabaye umwe mu ba performance muri Atres Award Festival. Ubona ko ni intambwe ikomeye yakoze, kandi ni akazi kenshi ubona ko uno mwaka rwose yarakoze. Rero iyi ni alubumu nayo iri muri alubumu nziza zakozwe muri uno mwaka. Essence ni alubumu yabaye nziza muri uno mwaka wa 2023. Tuvuga ko ari alubumu imwe mu zabaye nziza. Ni alubumu yakozwe na Tom Close, n'umuhanzi Tom Close. Nyuma y'imyaka 2 Tom Close asa nkaho yahagaritse umuziki, adasohora indirimbo nk'uko byari bisanzwe. Turabona ko bamwe mu bahanzi tuzi dufata nyine nk'intwari, nk'aba legend,
bagiraho nyine bagezeho bahagarika umuziki twibaza bavuyemo, kuko hari abahanzi benshi twari tuzi uyu munsi batarimo barakora. Rero na Tom Close yaramaze imyaka 2 adasohora indirimbo, nyamara yagarutse azanye alubumu. Ya alubumu rero yabaye nziza, alubumu yakozweho afitemo featuring n'abahanzi batandukanye nka Wizi from Zambia, Apas from Uganda, Satibi wo mu Burundi, Riderman wo mu Rwanda na Neringabo ndetse n'abandi. Na alubumu rero yabaye nziza, ubona ko nayo yatumye agaruka, nyine yamuhaye, mbese yagarutse avuga ati okay, reka ngaruke byibuze hari ikintu ndimo ndatanga, babone ko hari ibintu nubwo nari maze igihe ntari gukora ariko hari ibyo nari ndimo ndakora, babone ko ntari nicaye gutyo gusa. Rero yagarukanye alubumu tuvuga ko yabaye nziza cyane. Life, Love and Light. Life, Love and Light ni alubumu nziza cyane y'umuhanzi wacu, y'umusore wacu Neringabo. Neringabo ni umunyamuziki w'inyarwanda ukorera mu itsinda rya Kina Music, ndetse niho nyine bamufasha gukora imiziki yiwe, ni nabo bamumanaginga muri Kina Music. Rero yasohoye alubumu yise Life, Love and Light. Ni alubumu nayo yabaye nziza muri alubumu zasohotse mu mwaka. Turazi tukabona nanone alubumu yabaye nziza, aha dufite abahanzi benshi basohoye alubumu zitandukanye, ni nyinshi pe, ni nyinshi tuzibona, ni iminsi myinshi ya Dani nanone nawe wari umaze igihe kinini atari muri music, ariko uno mwaka tubona ko yaje afite indirimbo zitwika indirimbo zikora nyine nkaho ubona ko nyine n'ubundi turabizi ko na mbere yakoraga umuziki mwiza, afite indirimbo nziza, ariko noneho yagiye kugaruka rwose ari mu mwuka, tubona ko nyine azi ibyo aje gukora. Afite indirimbo rero nyinshi nziza, ari nabwo mu minsi ishize, muri ino minsi ishize yasohoye alubumu yise Iminsi Myinshi, nayo na alubumu ubona ko ari nziza cyane. Ni alubumu yakunzwe, ubona ko yitabiriwe mu gitaramo cyiwe, yayikoreye igitaramo cyitabiriwe n'abahanzi batandukanye. Abahanzi benshi mu Rwanda baraperforminze, Butera yaraperforminze nyuma y'igihe kinini tutamubona performinga, Christopher ndetse n'abandi benshi baraperforminze muri alubumu, mu kumurika alubumu yiwe. Tubona ko na Yago nawe winjiye mu muziki mu minsi ishize, mu umwaka urashize yinjiye mu muziki, nawe yasohoye alubumu yise Suweje. Ni alubumu nayo ubona ko yitabiriwe, mu kuyimurika yaritabiriwe. Tubonamo alubumu menshi, alubumu menshi yakozwe muri uno mwaka. Rero nizo tubashije kuvugaho, twabasha kubagaragariza ko ni alubumu zakozwe muri abahanzi bacu. Rero tubashimire, barakoze cyane kandi bakomerezaho, umuziki wacu uzazamuka n'ubundi, ubona ko hari indi ntera umuziki nyarwanda umaze kugeraho. Rero nibakomeza kandi tubasaba nyine kuba bashyira hamwe ibintu by'ibice bitandukanye, ahubwo nyine bakore competition y'ibihangano byiza, nta kabuze umuziki wacu nawe uzazamuka, uzakomeza uzamuke ugere ku rwego rushimishije. Kambashimire cyane rero wowe ufata umwanya ugatega amatwi ibiganiro byacu bya buri munsi tubagezaho. Ndabashimira cyane. Iyi ni Passionis news nk'ibisanzwe, kandi tuzibutsa ko tuzadukomeza dushyiraho ibiganiro bitandukanye bijyanye n'umuziki, bijyanye n'abahanzi bacu, bijyanye na entertainment muri rusange. Rero mbibutsa gukora subscribe, mukadushyigikira, ndetse kugira ngo ibiganiro byinshi bizajya biza ukazajya uba uwa mbere mu guhita ukibona, bityo bikagenda neza. Murakoze cyane rero, mukomeze kugira ibihe byiza, kandi bifuriza gusoza umwaka neza, twitegura gutangira undi mwaka ibintu byose ari neza cyane. Murakoze, ndabakunda cyane.